Ikiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kubabwira ibimenyetso 8 bigaragarira amaso byakwereka umugabo cyangwa se umugore w'umuhehesi. Abahanga mu muntu bagaragaza ibintu bigaragara ku muntu uheheta, yaba ari igitsina gabo cyangwa se ari igitsina gore. Akaba ariyo mpamvu tugiye kubibagezaho kugira ngo abantu nk'abo nyaboneka mu batere umugongo, kuko bigira intama kandi ari amasega aryana. Nubwo bitagaragara ku bantu bose, ariko abantu barangwa n'ingeso y'ubuhehesi bakunze kurangwa n'ibi bintu bikurikira. Bakora mu bijyanye n'ubuganga n'ubucuruzi. Mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko 23% by'abagore bagaragayeho ubuhehesi kandi bakoraga mu bijyanye n'ubuganga, aho 2% by'abagabo aribo bagaragayeho iki kibazo. Akazi kabo kubera ko kamara amasaha menshi kandi kagatera umunaniro, bituma igitsina gore ahanini kigira iyi ngeso. Iyindi myuga itera ubuhehesi havugwamo ubucungamari, uburezi, naho ku bagabo ahanini harimo ibijyanye n'ubucuruzi, barwiyemeza mirimo n'ibijyanye n'ikoranabuhanga. Icya kabiri, baba ari banyamwigendaho. Abantu bafite imico yo kwikunda baza mu bahehesi ku rwego rwo hejuru. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2014 bwagaragaje ko abantu bakunda kwikunda cyane ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bari mu bambere mu bacana inyuma. Kugira urutoki rurerure bigaragaza ko urufite abafite umusemburo wa testosterone uri ku rwego rwo hejuru, itera ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Abantu baba barakuriye mu miryango icana inyuma bikunze kubokama nabo bikarangira badukanye iyi ngeso. Umuhanga mu bijyanye n'umubano Tina Tesina mu bushakashatsi yashize hanze binyuze mu kinyamakuru cyitwa General Family bwagaragaje ko ababyeyi bacanye inyuma bari barakuze bafite iyi ngeso. Umwanya wa 4 bagira umusemburo oxytocin na vasopressin udahagije. Ubushakashatsi bwashyizwe hanze bunyuze muri Evolution and Human Behavior bwagaragaje ko iyi misemburo iyo hari mike mu bwonko umuntu agira icyizere gike, bityo umuntu akagaragaza gucana inyuma kurusha kugira amaranga mutima. Ku mwanya wa 5 batinya gutandukana. Abantu bamwe bakunze kwishora mu ngeso zo gucana inyuma kugira ngo bihimure ku bakunzi babo kugira ngo batazatandukana mu buryo bworoshye, aho bakavuga ati ubwo namwihimuyeho nubwo twakomeza kubana ntacyo bitwaye. Icya gatandatu, bagira imisatsi yihariye. Ahanini imisatsi ivugwa irimo iyibara ry'igitaka ku bagabo, naho abagore bakagira ahanini ibara rya blonde. Ku mwanya wa 7 ntibagira inshuti nyinshi cyangwa umuryango. Umuntu uhora yigunze ashobora guca inyuma umukunzi we igihe adafite umuryango cyangwa inshuti. Igihe umufasha wawe adafite inshuti ntibisobanuye ko ari umuhehesi cyangwa se yakwadukana ingeso, gusa uba ugomba kumucungira hafi kuko imyitwarire imeze nk'umusemburo.
umuntu wahehese aba afite amahirwe inshuro zo kuba yakongera guheheta. Reka tubashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, aho tubagejejeho ibintu 8 bigaragarira amaso ushobora guheraho umenya niba ho mwashakanye ari umuhehesi. Reka nizere ko mwabyumvise ndetse mugiye kubigenzura kugira ngo mukomeze gufasha umuryango nyarwanda. Ari kumwe na Prote Mbarushimana, mukomeze mugire umunsi mwiza, mukora subscribe, like, share ndetse na comments, dore ko bidusubizamo imbaraga zo kubategurira ibindi biganiro.